ndagushimiye mukiza urukundo wankunze nukumpindura umugende w'amazi y'ubugingo mumugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza kawe mwami. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku mibanire y'Imana n'abantu nuko Imana ishaka ko abantu babana hagati yabo. Tugiye gusoma umurongo uri muri Zaburi ya 94, umurongo wa 19, uravuga ngo iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Amen. Ubutumwa bw'ineza mumugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga. Uyu murongo ni umurongo uri muri Zaburi ya 94. Iyo Zaburi ikavuga cyane ko mbese Imana yacu ariyo Mana igomba guhora, ariyo Mana igomba guhana abatayumvira. Ubwo ni ukuvuga rero ngo hagati y'abantu Imana ishaka ko abantu babana neza, kuko kandi ari Imana ubwayo ni Imana. Tugomba kumenya ko Imana ariyo ifite mu bushobozi bwayo guhora ndetse no guhana no kugira neza. Hari benshi bibwira ko Imana kugira neza no cyangwa kugira uburakari bitajyana, ariko Imana yo ivuga ko ibyo byose ari ibyayo nk'uko tuza kubibona. Muri uyu murongo rero umuntu cyangwa uyu muririmbyi w'Izaburi nk'ikiremwa gihumeka cyaremwe n'Imana ndetse gifite ubwenge, gisanga ko iyo ari imbere y'ibimurenganya, y'abamurenganya kandi ari babi, ahora ashima Imana kubera ubutabazi bwayo, kubera kugira neza kw'Imana, kuko Imana yera kandi ikiranuka. Kuba yera ni ukuvuga nta cyaha gishobora kuyegera, kandi kuba ikiranuka ni ukuvuga ngo igororera abakoze neza, ariko kandi nanone abakoze nabi Imana irabahana. Imana rero niyo yavuze ko ariyo ihora kandi niyo igirira uwagize nabi, uwakugiriye nabi ishobora kumwitura inabi ye. Ntabwo Imana ishaka ko umuntu yitura mugenzi w'inabi. Imana ishaka ko ariyo yonyine ibifata mu maboko yayo, kuko tubisoma mu isezerano rya kera nk'uko tubibonye aho ngaho, ariko kandi no mu isezerano rishya niko Imana ibishaka. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 30 n'uwa 31, dusoma ngo kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye ni uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Aho ngaho niho wa 31 uravuga ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Haleluya. Imana rero niyo ifite mu bushobozi bwayo guhora ndetse no kuba yagirira umujinya uwakugiriye nabi mu mibereho yawe, mu kubana mu bantu. Rero Imana ishaka ko babana neza. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 18 katugeze ku wa 21, twumve nanone icyo Imana ivuga. Iravuga ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande mubane amahoro n'abantu bose. Wa 19, bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo uhora n'ukwanjye nijye uzitura, ni ku Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba murunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Aha rero birumvikana neza rwose yuko guhora ari uko Uwiteka ndetse no kwitura inabi abantu bakugiriye. Wowe icyo Imana igusaba ni ukuba mwiza mu ruhande rwawe, ukabana n'abantu bose amahoro. Ikindi tubona muri uriya murongo twabonye nuko guhumurizwa n'Uwiteka biturisha umutima w'uyu muririmbyi, biturisha umutima wawe n'uwanjye,
kandi ibyo ngibyo bisumba cyane ibyo umuntu yibwira bishobora kumuhagarika umutima. Ni ukuvuga ngo Uwiteka, tugomba guhanga amaso Uwiteka kuruta uko duhanga amaso abatugirira nabi cyangwa ibibazo twaba ducamo byose. Uwiteka rero iyo umubwiye ibikurushya, nibyo byiza kumubwira ibikurushya kuko aguha ihumure. Guhungira ku Uwiteka rero nibyo byiza kuko niwe uzi uko yitura buri wese. Ikindi abantu bakunze kutumva neza cyangwa kudasobanukirwa ni uko Imana ikora, twavuga nk'amasezerano, cyangwa ikorera ku buryo hari ibyo gusezeranya nawe kandi ikagusaba ibyo ukora, ari muri biriya by'imigisha, ibyo itanga cyangwa n'ikindi cyose. Irakubwira ngo kora iki, nanjye ndakora gutya. Ni ukuvuga ngo iyo utabikoze, ikosa ntabwo ari iry'Imana, ikosa ni iryawe, ikosa ni iryanjye, kubera ko tutakoze bireba uruhande rwacu. Imana rero nk'Imana ifite ububasha n'uburenganzira bwo kugira ngo iduhane kubera ko cyangwa se twitura inabi twakoze, kuko turabibona mu byanditswe. Noneho ni ukuvuga Imana ishobora kwitura uwakugiriye nabi kuko biri muri kamere yayo. Niko yo ni Imana, iravuga ko biri mu bubasha bwayo, mu bushobozi bwayo, kandi niyo yakwitura ibihwanye n'ibyo bakugiriye kuruta uko wakwihorera cyangwa se ukaba wakwihorera kuri mugenzi wawe. Kuko neza atubwira ati ukunde umwanzi wawe. Bitandukanye no mu isezerano rya kera aho wifurizaga umwanzi wawe inabi yakugiriye, Imana imuhane. Ariko Imana iratubwira ngo tureke guhora ni ukwayo, ariko kandi dukunde umwanzi wacu. N'ibintu rero bidutera bikadufata mu mutwe, bigatuma tugira ubwoba ndetse no gutinya. Usanga Imana ikitubwira mu biduhangayika ku mutima wacu, nuko tuzi neza yuko Imana ubwayo iduha ihumure, kandi bikadushimisha mu mibereho yacu, bikadushimisha mu bugingo bwacu. Reka rero dukore iby'Imana idusaba, dukunde abanzi bacu, ndetse tunabagirire neza mu buryo dushoboye. Noneho guhora tubirekere Uwiteka, cyangwa no kugira kuko ari ubyayo, Uwiteka aba ari we ubikora. Uwiteka rero aduhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Yesu suku Mwuka Wera mu mutima wanjye ubu, kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye. Umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo z'agakiza